Bamwe batafite umupfumu ukomeye cyane, abandi batireka reka ati ahubwo ni amasengesho ya mama we, abandi batireka reka ati ahubwo se ni pasiteri, iyi migisha niho ayikomora. Abantu benshi cyane bagiye bamwibazaho ibintu byinshi cyane, dore imyaka yari ibaye agahihi. Dore ni umusore ukiri muto cyane, ariko buri ndirimbo yose akozeho cyangwa iyo avuzemo gake cyane nta kindi ni ukuba hiti gusa. Ndabizi neza ko mu bantu benshi cyane bari bategereje inkuru, nawe urimo. Uyu munsi rero ngiye kuba nabikubwira byose ndetse nkuvira umuzi n'umuzingo y'ibya Robinson Mugisha cyangwa Element. Ni umusore umaze kwandika amateka hirya no hino muri Afurika, ndetse kandi ni Burayi bamaze kuba bamumenya, ni ikimenywa bose. Ese Element wajyaga umwibazaho ibi bintu, ese wajyaga ubimukekeraho? Byose ngiye kuba nabikubwira nkuvira umuzi n'umuzingo. Ikintu cya mbere nagusaba no gukanda subscribe ku Ihozo TV. Giye tujye kubana muri iki kiganiro ndituru. Mugisha Fred Robinson uzwi nka producer Element ni imfura mu muryango w'abana bane, yavukiye mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Fred Robinson Mugisha yavutse ku itariki 26 Nyakanga mu mwaka wa 2000. Azwi cyane kandi ku izina ry'urubyiniro rya Element, ni umutunganyamajwi, record producer, akaba n'umwanditsi w'indirimbo, kandi akabazwi cyane nk'umuntu watunganyije indirimbo z'abahanzi ba hano mu Rwanda bakomeye, harimo Bruce Melody, The Ben ndetse n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Kandi byigize kuvuga ko azakora indirimbo y'uwitwa Wizkid, Davido, Pantranking ndetse n'abandi benshi cyane bagiye bakomeye. Uwavuga indirimbo z'abahanzi yakoze bwakira bugacya. Reka twikomereze. Element yavutse ku itariki 26 Nyakanga mu mwaka wa 2000 nk'uko nabikubwiye, akurira mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Amashuri yisumbuye yayize kuri College Saint Mary ku Kibuye. Nyuma yo kurangiza amashuri yategereje kaminuza araheba, ndetse ahita avuga ati nta kabuza reka niyinjiye mu by'ubuhanzi. Nubwo yaririmbaga ariko anabifatanya n'impano yo gucuranga, akanakora imidundo cyangwa beat ishyirwa mu ndirimbo z'abahanzi. Element akubwira ko hari abaproducer benshi cyane baha mu gihugu cy'u Rwanda yagiye agana ngo bamufashe kuba yakora indirimbo ze bwite, ariko bagakomeza bamusiragiza. Abandi dore bakamubwira bati jya kutuzanira amazi yo kunywa, abandi bakamutuma ibintu bigiye bitandukanye, akarenda ataha nta ndirimbo bamukoreye. Ibi byaje kumurakaza cyane, aravuga ati nta kabuza reka ntangire kwihugura mu bijyanye na production. Bakubwira ko ibi yabyize ijoro n'amanywa, ndetse byaje kuba byamufata igihe kirekire cyane, nk'umuntu wari ufite uburakari ndetse bwo gukora n'ubushagaga bwinshi cyane, ndetse akavuga ati nta kabuza ngomba kuzakosora. Bamwe bancaga amazi, bambwiraga ko ntashoboye, bambwiraga ko ntazi kuririmba, bamwe bakantuma amazi, abandi bakantuma ibintu bigiye bitandukanye, ukarenda bwira nta ndirimbo nkorewe. Nyamara nazindukiye muri studio ngo ngende ndebe ko nakora indirimbo nk'abandi bahanzi nanjye nkaka, ariko Element n'ubundi biza kurangira nta ndirimbo aba producer waje kuba bamukorera. Kubw'Imana, ndetse burya Imana iyo yaguteguriye ikintu nta kabuza kiba kigomba kukubaho. Element utarakekaga ko ashobora kuba yaba umuproducer wa mbere muri East Africa, ndetse akaba ari umwe mu baproducer, ndetse akaba ari umwe mu batunganya amajwi cyangwa umuproducer ukomeye cyane muri Afurika. Ntushobora kubara abaproducer barenga 50 utarashyiramo Element baha muri Afurika, ndetse ubu Element yamaze kuba yakogoga Afurika yose. Reka ibyo ngibyo tuwe tubishyize hasi, dukomeze turebe ese ubundi Element ajya kwamamara bwa mbere byagenze bite. Element cyane cyane abantu bajya kumenya, yamenyekaniye cyane ku muhanzi Bruce Melody ubwo yamukoreraga indirimbo Hands Up. Abantu benshi cyane batangira kwibaza kuri uwo muntu wari ufite jingo yagiraga iti LA. Abantu bose batangira kuvuga bati LA, ndetse abenshi cyane banabivugaga gusa kuba umuntu yaravugaga ijambo LA gusa akumva birahagije, akumva ni nk'indirimbo aririmbye. Ibi byarenze kuba jingo y'umuhanzi, ahubwo bihinduka nk'indirimbo. Nta kabuza niba warakoreshaga indirimbo ikaba itari gutangizwa na LA, byagaragaraga ko iyo ndirimbo itaryoshye. Abantu benshi cyane batangira kwibaza bati ese uyu muhanzi izi imbaraga zikura he, byagenze bite? Abandi bati reka reka si umuhanzi gusa ahubwo ni umuproducer ukomeye cyane, abandi bati reka reka, abandi bati nta production ye, dore abandi bati reka reka, ati ahubwo yatagira Bobo Pro nta kabuza nta n'ikintu yakabaye yikorera, ati ahubwo ajya ashimira Bobo Pro kuko naramuka umunsi azaba atakimufite bizarangira Element azimye. Ibi ngibi byaje kuba byatungura Element cyane, ndetse biza kuba byanamubabaza. Aravuga ati ese ubundi nzahora wa mugani ndi mu kibaba cya Bobo Pro? Ati nta kabuza ahubwo reka ntangire nibera umuhanzi, igihe Bobo Pro azaba azinze ibirago agiye mu bye. Ati nta kabuza nanjye nzasindagirira ku bijyanye n'uburirimbyi cyangwa n'ubuhanzi, naho ibya production nzahite mbyegeka ku ruhande. N'ubundi nta muntu uzambaza impamvu nagikora production, naramuka bimbashije nzahite mubwira nti ubu ngubu nsigaye narabaye umuhanzi, bya production nabihariye abandi. Ese ibi nibyo koko Element yaba atazi gukora production? Ese koko niba atazi gukora production
abahanzi bamugana ngo abakorere iki? Ibyo ngibyo nabyibaza ndetse nawe ugakomeza ubyibaza. Ese nimba ari iyo jingo ye baba bakeneye ngo ere gusa, nta kabuza Imana yaba yaramwihereye umugisha w'akantu gato cyane, ariko nanone uyu munsi kamaze kuba kanini. Element yagiye akorera abahanzi bagiye batandukanye nyuma yo gukora Hands Up. Abantu benshi cyane baramugana mu buryo bukomeye cyane, yandika amateka. None ubu ngubu Element ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane. Kuri ubu afitanye indirimbo n'umuhanzi wahoze mu itsinda rya Sauti Sol, BNM, ndetse n'uwo bita Braka. Braka nawe ni umuhanzi mushyashya, ariko Braka kuba ari umuhanzi mushyashya nawe ni umuhanzi twavuga ko ufite izina rikomeye cyane hano muri Afurika, kuko uyu Braka nawe ni umwe mu bahanzi bagerageje gukorana n'ibikomerezwa nka Ayra Starr ndetse n'abandi bagiye bakomeye. Nta kabuza Element yamaze kwambuka imigabane. Ese ibi byaba byaratewe n'uburakara benshi cyane mu baproducer baje kuba bamutera, ndetse n'uwo bavuga ko ari we nyirarume, ari we Nopuja, nawe wavuze ko ashaka kuba yamwaka izina. Ibi byaje kuba byavugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ati nta kabuza Element agiye kuba yakamburwa izina. Abenshi cyane batangira kuba bavuga bati ese azajya akoresha Mugisha cyangwa Robinson, ese azakoresha irihe Fred, ese azashaka irihe zina rindi azakoresha rikaza rigafata nka L cyangwa Element. Abantu benshi cyane batangiye kugenda babyibazaho. Iyo nkunduro yose yarabaye ndetse biza kurangira iyo bita 1:55 AM y'umuherwe Coach Gaël imwegukanye, nayo byageze aho ngaho ntibamarana igihe kirekire cyane. Biza kurangira kubera ubukene bwavugwaga ku mukire bita Coach Gaël, nabyo biza kurangira abahanzi bagiye batandukanye baje kuba bava ahangaha, nk'uwo bita Roskana, Element, Kenny Solo ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Abo bose n'ubundi byaje kurangira bigumuye, hasigara n'uwo bita Munyakazi cyangwa Bruce Melody gusa. Ndetse nyuma ya Element, uyu Coach Gaël yagiye azana abaproducer bagiye batandukanye, ariko kugeza na n'uyu munsi biracyagorana kuba baza ngo bafitinga umwanya nk'wa Element. Ese Element hari izindi mbaraga zaba zibyihishe nyuma ku bwamamara afite? Ese abigenza ate? Nk'uko natangiye mbikubwira, hari igihe imigisha myinshi cyane tuyavana ku babyeyi bacu. Element nawe akubwira ko ababyeyi be ari ababyeyi bakijijwe. Kuba abantu benshi cyane bibaza uyu munsi niba hita akora cyangwa uburakara akorana ari ukuba yaragiye akomerekwa n'abantu bagiye batandukanye, yaba abahanzi, abaproducer, abamanager ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye. Ibi ngibi ni amasengesho ya mama we ndetse na papa we. Ikintu cya mbere nabasaba namwe ni ugukorana uburakari ndetse tukagerageza kubaha ababyeyi bacu mu buryo bukomeye cyane, nabyo bizaguha umugisha kandi mwiza. Uyu munsi nawe ushobora kuba uri umwe mu bantu bafite inzozi ndetse ukabubona nta hantu zizigera zinyura. Uyu munsi wareba ibibazo uri kunyuramo, wareba ubuzima ubayemo ukabona ntuzigera ubuvamo, ariko Element ni urugero rwiza cyane rukwereka ko nta bidashoboka. Uyu munsi bamwe mu baproducer yaganaga ngo bashobore kuba bamukorera byibuze akaririmbo kamwe, birasa nkaho ushobora kujya kubashakisha kuri Google Map igenzura abaproducer ukaba utanababona. Uyu munsi rero nawe nakabuza nakugira inama yo gukora cyane ndetse ukihangana ugasenga, bizagufasha cyane. Nakubwira nti niba nawe umaze kuba wafashwa n'iki kiganiro, ntugende udakoze subscribe ku Ihozo TV. Igihe tuba turi kumwe muri ibi biganiro byose ndi Turu, mukomeze kugenda mudushyigikira. Ibitekerezo byanyu like kugira ngo ibiganiro byacu bibone recommendation, kandi usharinge mugenzi wawe niba iki kiganiro wumvishije kiryoshye. Kandi reka nkubwire ko ikiganiro cyacu ari akagaruka. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.